Yego, reka tubashimire abantu mwese mudahwema kubana natwe uko bukeye uko bwije kuri Mos TV. Ndabwire ngo ni ukuri Imana igihe umugisha. Reka rero tubanze duhumurize wowe utari mu bihe byiza, ushobora no kuba hari ibintu byinshi bitakuguye neza. Twubwire ngo komera, komeza utuze kandi wihangane. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya impundu zikavuga. Jya mwira abantu ngo ni ukuri mugire kwizera. Hari igihe nawe uzacana wake, ntabwo bizahora bimeze gutyo. Ikirere cyawe kizafunguka, Imana ikugirire neza. Reka rero ngusabe wowe utari wakora subscribe uyikore, kugira ngo twiyungeho tubashe kujya dusangira message, ijambo ry'Imana, impuguro ndetse n'ibindi bikwiriye abagenzi bajya mu ijuru, bigenda binyura buri munsi uko bukeye uko bwije hano kuri Mos TV. Turaje rero tugarutse muri update y'uyu munsi. Twababwiye yuko byanga bikunda tugomba kubereka ibintu insengero zisabwa, tubabwira ngo ntabwo ari ibintu bikeya. Niyo mpamvu nababwiye ngo ni byiza ko tufata umwanya wo kubisengera abantu mu gikunze umurimo w'Imana. Iyi checklist rero urusengero cyangwa se idini rutazayuzuza, gufungura bizagorana. Ni ibintu 41 bisa nka finalist, cyangwa se ugomba kuza ngo urusengero rwawe rufungurwe cyangwa se urusengero rwanyu rufungurwe. Ikitonderwa, ibi nubwo bireba cyane cyane insengero zifunze, ariko muzabibona hari n'izifunguye bizakoraho mu gihe kiri imbere. Ahangaha ni ukuri ibyo ndabibabwiye, ndabateguje. Ndakubibabwira nkabwira ni ufata umwanya wo gusenga asenge. Yego, icyambere muri izo update, icyambere kirimo cyangwa se izo checklist, icyambere ni uko idini, itorero cyangwa urusengero rugiye gutangiza bikorwa, rugomba kugaragaza imikono 1000 yo mu karere iryo shami rizakoreramo cyangwa se idini rizakorerwamo, bigakorwa mu buryo bwujuje ubuziranenge. Iyi mikono banze mbabwire iki kintu mutari muzi. Twabivuzeho tuvuga ko imikono ubwayo ari ikibazo, kuko n'umuntu ugiye kwiyamamariza ko umukuru w'igihugu cyangwa se kuri kandida depite asabwa imikono 600. Twibaza kandi akayisabwa mu gihugu, kibazo kuru rero imikono 1000. Tubizi neza ko bari kuyikora, bari kuyishaka, kuko RGB yavuze ko iyo mikono ntari ngombwa ko iba ari iy'abanyetorero, ariko ikwiye kuba ari iy'abantu bo muri ako gace idini cyangwa itorero rigiye gutangira gukoreramo. Yego, icyo rero ni cyambere. Reka nihute cyane ndashaka kugira ngo uko ari 41 tubivuge twihuse tutagiye mu bindi. Checklist ni checklist nyine. Icya kabiri, ubutaka urusengero rwubatswemo cyangwa se rwubatseho bubaruye ku itorero. Ese ubutaka ni ubw'itorero? Ugomba kubigaragaza ku nyungu ebyiri. Iya mbere, kugira ngo ejo utazafata umutungo w'itorero ukawugurisha nk'uwawe, cyangwa se mu gihe habaye ibibazo bituma idini cyangwa itorero rihagarikwa, kugira ngo ibyo bikorwa leta izabifate nk'umutungo rusange wa rubanda cyangwa se w'abaturage. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ni ikintu abantu bakwiye kumenya. Aho hantu simatinda, harimo ibintu byinshi nashaka no kwirirwa mvuga, ariko ni itegeko. Icya gatatu, ubutaka niba butabaruye ku itorero, bubaruye kuri indi, ukabigaragaza. Icyakora ibyo ubwabyo bikwambura amahirwe yo gufungurirwa. Icya kane, reka nihute, ugomba kugaragaza icyangombwa cy'ubutaka, hakarebwa icyagenewe ubutaka bwubatsemo urusengero. Ni mu miturire, ni mu buhinzi, ni mu nganda, ni mu cyanya cy'isengero se nabyo byarateguwe, ni ahantu hateguriwe imyidagaduro na bya bindi by'amahoteli n'iki, ni mu mashyamba se, bakamenya by'ukuri
icyo hagenewe bijyanywe cyangwa se bijyanye na master plan y'igihugu cyangwa se y'imijyi n'uturere. Ibi rero abantu bakwiye kubimenya, iyi ni checklist abantu babyumva. Uranga kubyumva ariko byanga bikunda, hano imbere uzabona ko byari ngombwa kubyumva no kubitega amatwi. Abenshi bakunda kwita bavuga ngo bireba abanyamadini n'abanyamatorero, ariko sibyo, ntabwo ari byo, kuko mu Kristo uneze amatwi nawe ejo n'ejo bundi uzahita ubona igihombo cyo kuba rwa rusengero rwawe, rya torero ryawe cyangwa se rya torero waganaga ritagifunguye imiryango. Mbona no kubabwira ngo rwose tubizi neza ko nta nubwo twibisubiramo iyo twicare tuvuga cyane ku ntege nke ndetse n'amakosa yagiye akorwa n'abayobozi b'amadini n'amatorero, ariko tuza no kureba kuri kote autre cyangwa se autre kote cyangwa se ku rundi ruhande dusanga hari ibyiza bindi kandi amadini yagiraga bitandukanye, birimo counseling, kwigisha inyigisho urubyiruko, guhugura ibyiciro bitandukanye, gutanga ubwishingizi mu kwivuza, gufasha abakene n'ibindi ni byinshi cyane. Rero nitujya tureba kuri kote negatifu gusa uzaba ubaye umunyantege nke cyane, kuko kuba umuntu yakoze amakosa ntibisobanura ko atari ikindi gihe yagize umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So amadini n'amatorero rero niyo mpamvu navuze ngo wowe ukigira umutima usenga, sengera amatorero, kuko ibi bintu 41 ni byinshi. Cya gatanu, ugomba kugaragaza ko ahubatswe urusengero hari ubuso buhagije. Aha tubibutse ko RGB ivuga ko nibura hakagombye kugira 1/2 cya hegitari bingana na metero kare 5,000. wareba ugasanga iki ubwacyo ari imbogamizi zikomeye ku nsengero nyinshi cyane, ndetse n'iyo wabaha igihe cyo kuhagura nacyo cyababana gito, kuko bisaba ubushobozi bwinshi. Ugasanga urusengero rufunze kubibona bitazoroha na gato. Niba urusengero rufunze wenda bafite ubuso butoya, byakabaye ibintu byoroshye iyo bahabwa igihe cyo kuba babashije kubona 1/2 cya hegitari, bagahabwa nabwo igihe gihagije, kuko ubutaka burahenda. Noneho rero birumvikana hari insengero zifunze ariko zidafite 1/2 cya hegitari. Hari n'izikora zidafite icyo 1/2, ni nyinshi cyane. Urumva rero icyo bakitayeho bakakirebaho cyane, ubwacyo ni imbogamizi yatuma insengero nyinshi zifunga imiryango. Ariko reka dukomeze. Icya gatandatu, kugaragaza autorisation de bâtir y'igihe bubakaga urwo rusengero. Aha naho hari aho bitagoye, ariko hari naho bigoye cyane ukurikije n'igihe izo nsengero zubakiwe ndetse n'amabwiriza yari ahari bubaka cyangwa rwubakwa. Ikindi mu cyaro ahenshi bubakaga nta ruhushya, ubwo se bazarukura he kugira ngo barugaragaze? Urumva rero iyi checklist ni checklist igomba kwitabwaho, ariko ndagira ngo mbatangarize ko abantu n'ukuri bakwiye kuba maso bakabisengera, kuko hatabayemo ko RGB shyiramo icyo bita umugereka w'ibikwiye kurebwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari ibyatuma abantu benshi insengero imiryango itazongera gufunguka byiteka. Cya karindwi, inyubako y'urusengero ifite fondasiyo y'amabuye. Icyo nacyo ni kimwe mu bizarebwaho. Ubwo nyine aho bakishijwe ibiti, fondasiyo y'inkarakara, iki kirabagonga burundu. Ntabwo ari bukureho urusengero kugira ngo abanze ashyireho fondasiyo. Ni ibintu bisa naho navuga ngo bikomeye, ariko kandi reka mvuge muri Yobu 28:28, kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byane ko kujijuka. Reka mvuge ngo abantu b'Imana, abarokore, by'umwihariko abashumba, abayobozi b'amatorero n'amadini, Imana ibaha ubwenge bwo kumenya ibi bihe no kumenya uko mu byitwaramo. Yego. Icya 9, icya 8,
urusengero rufite inkingi zikomeye kandi zikwiye. Hari insengero nyinshi zubatswe zidafite inkingi. Inkingi ni zimwe zo mu bikuta ukabona barazubatse rwose zinasa neza, ariko nta nkingi zifite bitewe n'uburyo zubatswemo n'igihe zubatswemo yewe nuko zingana. Bizagorana rero mubimenye ko niba hajemo ishu yo kuvuga ngo hazemo inkingi, cyokora ntekereza ko wenda n'izo mo imbere mu rusengero hari nazo ziri baze kuri zo cyangwa se bazazirebaho, ariko icyo ni ikintu abantu bakwiye kumenya, kuko ntabwo cyoroshye, ni ikintu kigonga insengero kandi gikomeye cyane. Icyo ni ikintu abantu bakwiye kumenya. Icya cyenda, urusengero rwawe rufite sharupante z'ibyuma. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urusengero rwemerwe rugomba kuba rufite sharupante z'ibyuma, kandi mbibutse ko hari insengero nyinshi cyane ariko zifite sharupante z'ibiti, izindi ari imbaho. Rero kubikuraho ubu hanafunzwe, batazashobora no gusaba inguzanyo ngo babikore kuko nta bwishyu bwaboneka. Ni ikibazo gikomeye RGB ikwiye rwose kukirebaho, kimwe n'ibindi. Ntekereza ko iyi checklist ubundi yari ikwiye gutangwa mbere rwose, yose igatangwa mbere yose, ariko bagatanga n'igihe cyo kubyuzuza gihagije, kubera ko ubundi insengero iyo bavuze ngo bagiye gukora igikorwa niyo basaba inguzanyo banki, ariko bagaragaza bati twebwe mu kwezi wenda dutura 500. None rero muzajya mukata 300, wenda 200 asigare mu bikorwa by'itorero. Ibyo bakabikora gutyo, noneho na ya banki ikabaha inguzanyo ariko igendeye ku cyo binjiza. None se urusengero rufunze, nta mukristo uza guterana, no kumubona biragoye. Tumenyeshe na RGB rwose, abenshi baraguye pe. Kandi reka mubwire RGB, no kuri mugira icyo mufasha izi nsengero zifungurwe. Reka tuvuge iki kintu tunakerure rwose. Ubu uyu munsi wa none ntabwo ingaruka z'abari kugwa basubira mu byaha bari bararetse ziragaragara, ariko nukuri zizagaragara. Muzatangira mubona abantu bari gukora ibintu bikomeye bari bararetse, kubera ko buriya nabisobanuye, twabivuzeho kare ngo insengero zagize ibintu byinshi by'amakosa agaragara, cyangwa se weakness zagiye zigaragara mu nsengero zimwe na zimwe, kandi nabwo ntabwo ari zose, ariko hari n'ibyiza zagiye zikora, especially cyane mu buryo bw'imibereho y'abanyarwanda, mu kurwanya ibiyobyabwenge, mu kurwanya amakimbirane akabije yabyaraga impfu za hato na hato mu miryango, n'ibindi, bumwe n'ubwiyunge, gahunda y'isanamitima. Insengero zagize umumaro naho abantu babirenze ingohe, ariko insengero zarakoze. Rero iyi checklist irasa n'ikakaye rwose, ariko reka tubwire abantu ngo ni ukubyitaho kugira ngo insengero zongere zisubire mu buryo bwo gusenga. Kureba, icyo ni icya 10. Niba urusengero rwawe rusakaje amabati akomeye, ubwo niba urusengero rwanyu ruriho amabati ashaje, biragoye. Mube mwisuganya mushaka ayo mabati, mudasize n'uruhushya rwo kuyashyiraho. Ntabwo ari ugupfa guterura gusa ngo nuko babigusabye ngo uhite ugenda ushyiraho amabati. Reka da, usibye ko nabwo turagaruka n'ubundi muri cya kibazo, biraza kugorana gukusanya umukristo udaheruka guterana nawe ukabwira ngo zana amabati. Biragoye kuko ntabwo wamenya niba akibirimo, ushobora no kuba yarabivuyemo. Cya 11, urusengero rwawe rufite pavoma y'amakaro. Pavoma y'amakaro niko babyanditse, ariko ubundi ubwo nuvuga ngo mbese urusengero rwawe rurimo amakaro imbere, aho kubamo sima. Biragoye rero, harimo za sima, biragoye rwose ko hakingurwa bitarahinduka. Nyamara abapasitoro n'abakristo aho babyumva mufite akazi pe, aho mubasha abantu bakibasha kubyumva, abantu bagifite amatwi yumva ibintu, harimo akazi gakomeye
kugakora mu mezi 7 niyo ntekereza asigaye. Sinzi ko bizoroha 12 urusengero rwawe rugomba kuba rusize irangi rusa neza. Aho mufite insengero zidasize amarangi kandi zidasa neza, nyaboneka ni mubyiteho kuko icyo nacyo kizarebwaho cyangwa kiri kurebwaho. Reka tuvuge iki kintu cyo rwose kugira urusengero rusa neza, rufite amarangi ni ibintu byiza kandi nta nubwo bigoye rwose. Erega nibyo byose ni ingenzi, gusa ni ukureba kuri timeline kubikora. Umwanya wo kubikora ni uwuhe? Ese ubundi mu by'ukuri byose byakorwa muri cya gihe? Urusengero rugomba kuba 13 rufite amadirishya manini meza impande zombi kandi abona neza. Icyo ntabwo tugitindaho, ni ikintu cyumvikana rwose. 14 urusengero rugomba kuba rufite imiryango migari yorohera abantu kwinjira no gusohoka, kugira ngo mu gihe haba habaye nk'impanuka runaka byorohere abarimo gusohokamo vuba vuba. Ibi nabyo ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi cyumvikana. Iyi checklist rwose pe ikwiriye kubahirizwa, ariko hari ibisaba kugira ngo rwose RGB ibirebeho, itanga umwanya urambuye wo kubyitaho, cyane cyane nka bira twavuze by'ubutaka bunini, n'ibindi bikomeye bikurukuru bisa naho bisaba ubushobozi na budget ndende. Ibyo bisaba ko RGB ibirebaho igashyiraho akanya gahagije kugira ngo abanyamadini n'amatorero, abakristo by'umwihariko babikore, ariko kandi barimo banasenga, kuko niho hava umwanya wo gusengera ibyo bintu ndetse no kubyigaho mu nama zirenga imwe. Urusengero 15 rugomba kuba rufite amatara amurika neza abonesha ku buryo bigera no ku nyubako zirukikije, iyo izo nyubako ari iz'urusengero. Tubone rero kubwira abantu ngo sibye no kuvuga ngo ni iz'urusengero, amatara y'umutekano burya aba akenewe rwose. Iki rero ntabwo tuza kugitindaho, ni ikintu cyumvikana kandi n'ibintu abantu bakwiye kumva cyane. 16 urusengero rugomba kuba rufite ingufu zihagije zicanira urusengero. Icyo ni ukuvuga ngo ni umuriro, biba byiza burya wongeraho na generator, abandi bagura icyo bita pano solaire. Ibyo byose byo ni ibintu byiza kandi rwose tubonero kubwira abantu bose ngo ni ukuri uwitanga Imana izamugororera. Nimwitange kugira ngo umurimo w'Imana wongere ukorwe kandi neza. 17 urusengero rugomba kuba rufite uburyo bwo gufata amajwi kandi bwizewe, icyo bita sound proof, ku buryo ayo majwi y'urusengero cyangwa se ayo majwi yo mu rusengero atabangamira abatarurimo. Nimwe mugomba kuba mwumva ayo majwi mwenyine, cyangwa se ni mwebwe mugomba kumva ayo majwi mwebwe mu rurimo mwe mwarujemo. Biravuze ngo rero ni ukushyiramo sound proof ku buryo ugomba guhakikisha cyangwa se kumekinga sure cyangwa kwizera rwose ko ayo majwi ava mu rusengero atabangamira abaruturiye. Ibyo biranapimwa, bifite uko bipimwa mu buryo bumwe n'ubundi, ariko kandi biragaragara ko ari ikintu cyo kwitonderwa. 18 ni ikintu cyo kwitonderwa, abantu bakamenya ko gufata amajwi ari ingenzi kandi ni inshingano rwose. Kudasakuriza abaturanyi ni byiza. 18 urusengero rugomba kuba rufite imireko, ibigega binini n'ibyobo binini byo gufata amazi. Imireko yo ni icyambere. Icya kabiri ni ibigega binini bijyamo amazi akifashishwa. Mwabonye yuko hari ibintu byinshi bisaba amazi ndetse n'isuku, ariko kandi hakaboneka n'ibyobo kugira ngo amazi asagutse kuri bya bigega, amazi areka mu mbuga nayo uyafate kugira ngo atabasha kwangiriza abaturanyi cyangwa se ingo muturanye cyangwa se n'ibindi bikorwa remezo by'abaturage. Imana rero iduhana umugisha. Ahari iyo checklist muri kuyumva, ni urutonde rurerure ariko turi kwihutisha kugira ngo tururangize. 19 urusengero rugomba kuba rufite ibyumba 3 by'aho abana basengera hakurikijwe ibyiciro byabo.
ibyumba bitatu. Ni ukuvuga ngo hari icyiciro cy'abantu bana b'imyaka 3 kugeza kuri 6, hari icyumba icyiciro cy'abana nyine rero turi kubisobanura. Ibyiciro ni bitatu, ni icyiciro cy'abana b'imyaka 3 kugeza kuri 6, icyiciro cy'abana b'imyaka 6 kugeza ku 9, icyiciro cy'abana b'imyaka 9 kugeza kuri 12. Ibyo ni ibyiciro bitatu bigomba kuba bifite n'ibyumba bitatu aba bana bigiramo, bigishirizwamo cyangwa se basengeramo inyigisho za Sunday school. Ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kumenya. Ibi se abundi mu by'ukuri insengero zose ibyo byumba zirabifite? Ni ibintu bitoroshye, birasaba inyubako, birasaba autorisation, uzabyubaka hatabisabye drone zabifotora bisenywe ntago byoroshye. Bisaba gusenga no gusaba uburyo no gusaba ubwenge no gusaba ubushobozi, ndetse no kureba ko bizajyana na ya timeline twavugaga cyangwa se cya gihe cyagenwe. 20 urusengero rugomba kuba rufite icyumba cy'abagore bonsa. Nuvuga ngo bagomba kuba hari ahantu abagore bonsa bagenda bakicara bagakora uwo murimo wo konsa abana. Urumva rero mu by'ukuri ni ibintu bisaba. Cyo ni icyumba cya 4 kurikije ibyumba biri gusabwa. 21 urusengero rugomba kuba rufite icyumba cy'umukobwa. Iki cyumba cyahereye mu bigo by'amashuri, none basabye n'urusengero kukigira. Iki cyumba cy'umukobwa urumva ni icyumba cya 5 ku rusengero, icyumba cya 5, kandi hari ibindi byumba biraza kuzamo ku rusengero. Ahangaha rero urumva ni icyumba cy'umukobwa ashobora kuba yakwifashisha mu gihe runaka. Namwe murabyumva nyine kuko ashobora kugira ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi akacyifashisha uwo mwana w'umukobwa cyangwa se abakobwa baje gusenga. 22 urusengero rugomba kugira ubwiherero bwubatse neza ku buryo butandukanya ubwiherero bw'abagabo n'ubwiherero bw'abagore, utibagiwe ubwiherero bw'abafite ubumuga. Ibyo birumvikana n'ubundi turabibona hirya no hino no mu masare n'ibindi, bagaragaza ubwiherero bw'abagabo, ubwiherero bw'abagore, ndetse bakagaragaza n'ubwo abafite ubumuga. Ibyo rero ni ibintu abantu mutari mwakabitunganya turi kubibutsa mubimenye, ndetse n'abatari babigerageza ni mubigerageze kubw'umurimo w'Imana, kubw'umuhamagaro barimo, ndetse no kubw'ubwami bw'Imana. Imana ibo mugisha. Tugeze rero kandi ku cya 23 urusengero rugomba kuba rufite irintwari zisukuye kandi zihagije. Ibi bitandukanye n'amatoilette. Irintwari ni bwiherero bw'abagabo bagiye kwiherera ariko bakora ibyoroshye. Rero bitasaba ibikomere, zigomba kuba zihari zihagije kandi zidasukuye. Iki rero nacyo abantu bakwiye kukirebaho, irintwari zisukuye rwose. Kandi icyo ni ikintu abantu bagomba kumenya. 24 urusengero rugomba kuba rufite uruzitiro rukoze neza. Ni ukuvuga korotire yubatse neza isukuye cyane. Icyo ni ikintu nacyo ni checklist turi kuvuga tugeze ku kintu cya 24. 25 urusengero rugomba kuba rufite icyumba cya biro n'icyumba cy'inama ukwacyo, ndetse n'ahantu ho gutegurira ifunguro ryera. Urumva ibyo nabyo n'ibindi byumba 3 ongera kuri 5 bikaba ibyumba 8. Ibi ubwabyo kubihuza n'igihe cya none insengero ntabwo ari insengero nyinshi zizaba zubahirije ibi bintu, kuko ibyumba 8 ku rusengero insengero zabibona ndumva ari mbarwa. Ni mbarwa, hari zirahari nyinshi yego, ariko hari nyinshi zitabibona rwose kandi zinakora. Ariko kandi reka tuvuge ngo iyi checklist dukomeje gusaba ngo nukuri RGB ibirebeho kandi nukuri ibigenze neza. Iki ni ikintu gikomeye. Urusengero kandi rugomba kuba rufite uruzitiro rutandukanya. Icyo ni ikindi cya 26. Rugomba kuba rufite uruzitiro cyangwa se korotire
irutandukanya n'andi mazu n'aho yaba ari amazu yarwo. Urwo ruzitiro rugomba gushyirwaho. Ni ukuvuga ngo ni uruzitiro rwo gutandukanya cyangwa se ni korotire itandukanya ya mazu n'urusengero. Hagomba kujyamo iyo korotire. Tujya tubibona cyane mu bapadiri baba ku rusengero, baba ku kiliziya, ariko ugasanga inzu zabo hagati yabo n'ikiliziya harimo korotire. Ni ibintu rero bisaba ko byitabwaho. Ni ikintu gikomeye. Hanyuma cya 27, urusengero rugomba kuba rufite parikingi ihagije kandi yubakishije amapave. Mbibutse ko aha RGB itigeze isobanura niba insengero zo mu cyaro zitagira n'imodoka, niba iby'amapave bo bitabareba. Ntabwo byoroshye, ntabwo bigeze babigaragaza. Icyakora nicyo turi kusaba ngo bazakirebe, kuko hari n'ahantu batagira n'imodoka, bashobora no kumara rwose n'imyaka 2 nta modoka irahakandagira kuri urwo rusengero bitewe n'aho rwubatse. Mu mujyi birashoboka cyane, ariko mu ntara no mu byaro, cyane cyane mu ntara mu byaro hari aho bigoye, ariko kandi checklist nuko imeze nibyo isaba. Ku rusengero hagomba kuba hari inzira y'abafite ubumuga. Yego, hagomba kuba hari inzira y'abafite ubumuga. Ibyo byo birumvikana. Ugomba gutekereza ko abantu bose bagomba kugana urusengero, ntawe ukwiye kuruhezwamo, kandi birumvikana rwose. 29, urusengero rugomba kugira umuhanda uruhuza n'indi mihanda, cyangwa se uhuza urusengero n'indi mihanda, kandi ukaba ari umuhanda ugaragara utameze nk'akayira k'abanyamaguru. Ni ukuvuga ngo ni umuhanda nyine, niba imodoka ishobora kuhaza, niba habaye ibyago, niba habaye ikibazo ku buryo ambulance yahagera byoroshye, undi muntu w'umutabazi se, indi modoka runaka, kabone n'ubwo wenda nta modoka ihaboneka, ariko rugomba kugaragaza ko rufite umuhanda uruhuza n'imihanda minini isanzwe ikoreshwa. Ngo rero ni ukuvuga ngo niba nta wari uhari, ni ukuwutegura. Niba unyura mu mirimo y'abaturage cyangwa ni ukuwugura. Urumva ko akazi k'abakozi b'Imana ndetse n'abayoboke karacyari kanini kandi cyane. Urusengero rugomba kuba, tugeze ku cya 30, ndi kwihuta cyane ko iyi checklist n'urutonde rurerure rwose, rurerure, ariko turashaka kurubabwira kugira ngo iki nacyo abantu bazakizirikane mu gusenga, mu gutanga inama n'ibitekerezo, yemwe n'ubuvugizi, dore ko ijwi ryacu hari aho rigera, ariko hari n'abandi badufasha kurisunika rikagera ahandi, kuko turifuza ko byose bikorwa ariko muri gahunda. Urusengero rugomba kuba rufite amazi ahagije kandi aboneka mu buryo buhoraho. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ahantu hatari amazi haba umwanda rwose. Amazi ni ingenzi rwose, ni ingenzi pe. Nta muntu n'umwe washyiraho komenti kuba urusengero rugomba kuba rufite amazi. 31, urusengero rugomba kugira urukarabiro ruhoraho kandi rufite amazi meza asukuye. Ntibyemewe gushyiraho urukarabiro none ngo ejo murukureho. Birumvikana, ni urukarabiro ruhoraho. Ibi nabyo ntabwo tuza kubitindaho, ni muri ya systeme cyangwa umurongo w'isuku, hygiene cyangwa se hygiene. Ni byiza kugira isuku rwose. Hanyuma ntabwo ari byiza ko wasukura umutima hanyuma ngo wibagirwe gusukura n'umubiri. Kandi njya numva bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Imana idufashe iyo roho nzima ibone n'isuku y'inyuma. Gusa nanone ntidusukure inyuma ngo twibagirwe ko na roho zikeneye gusukurwa, kuko nanone iyo roho zitabonye aho ziteranira, isuku yazo iba nkeya, ikamera nk'aho ari hafi ya ntayo. Abantu bati mu ngo turasenga, ariko n'ubundi insengero zabayeho tubizi ko ingo zihari. Insengero zabayeho n'ingo zihari, kandi n'ubundi nta wasengeye mu rugo iwe ngo bamubwire ngo kuki wasenze. Biravuze ngo rero n'ubundi guhura, Bibiliya yarabivuze ngo ntimwirengagize guterana kwera. Guterana kwera ni ingenzi, nta kigusimbura rwose. Kandi Imana iduhana umugisha ko mwese mubikurikira. Nzajya mvuga ncaho nihuta, ariko uwumva azajya yumva igikwiriye gukorwa. 32, urusengero rugomba kugira imbuga itoshye.
imbuga itoshye, urusengero rugomba kugira jardin. Bayobozi b'amadini n'amatorero mugerageze kwita kuri iyi checklist, kuko imbere aha bizagorana pe, bizagorana rwose. Imbuga itoshye cyangwa se jardin, jardin rwose ubwo nyine ni ukuyitera kugira ngo amezi 7 izaba yarafashe, ngiye ngukangurire kubyitaho. Amezi 7 izaba yarafashe. 33, urusengero rugomba kuba rufite inzira z'amazi zikoze neza, icyo bita rigore. Zigomba kuba zitunganye rwose. Inzira z'amazi, amarigore, kwa kundi nyine amazi aturuka impande n'impande aho ngaho mu mbuga y'urusengero, hagomba kuboneka uburyo bwiza buyayobora muri bya byobo kugira ngo atabangamira abaturiye urwo rusengero cyangwa ibindi bikorwa remezo by'abanyarwanda. Za rigore zigatunganywa. 34, urusengero rugomba kuba rufite ibikoresho byabugenewe bishyirwamo imyanda ibora n'itabora, igatandukanywa, arizo bita pubere, kandi hakaba izo mu rusengero n'izo hanze. Pubere ntago zigura makeya mwa bantu mwe, ariko kandi ni ingenzi kuzigura. Ibyo bintu ni byiza cyane, nta na komenti yo gushyiraho. Urusengero rwose rugure pubere. 35, urusengero rugomba kuba rufite umurindankuba ukora neza, kandi nibura ufite ubushobozi bwo kurinda ingaruka zikomoka ku nkuba bwo kugera muri metero 100 uvuye aho wubatse. Umurindankuba rero urumva ko atari umurindankuba woroheje, ni umurindankuba ushobora gukontorora ingaruka zituruka ku nkuba cyangwa ku bitero by'inkuba, ku buryo nibura ushobora gucunga cyangwa se kurinda kugeza kuri metero 100 uvuye aho wubatse. Biravuze ngo ni metero 100 hepfo, metero 100 haruguru, metero 100 iburyo, metero 100 ibumoso. Uruvuga ngo ozarantur ukoze zaba ari metero ni 400, hepfo 100, haruguru 100, hirya 100, no hino 100, ni 400. Ariko birumvikana kandi iyo mirindankuba nayo ni myiza, ndetse kugaragaza ko bidakwiriye ko hari umuntu wakubitirwa n'inkuba hafi y'urusengero, kandi bigaragara ko ruriho umurinda nkuba. Rero bayobozi b'amadini n'amatorero, bene data, dusangiye uwo muhamagaro, nimushake imirinda nkuba kandi myiza, ndabibasabye rwose. Icyo ni ikintu cyo kwitabwaho kandi cyane. Imana ibaho umugisha. Icyo ni ikintu rero abantu bagomba kumenya kandi bakacyitaho cyane rwose. 36, reka twihute cyane. Urusengero rugomba kuba rufite kizimyamwoto zihagije, nibura imwe muri buri ruhande, imbere n'inyuma, utibagiwe niyo hanze. Ni ukuvuga ko zigomba kuba ari 5. Izo kizimyamwoto hagomba kuba hari abakristo bigishijwe kuzikoresha neza, ugatanga amazina yabo na nimero zabo. Aho ntabwo mbatinda, birumvikana kandi ni ingenzi. 37, urusengero rugomba kuba rufite ibyumba byifashishwa urusengero rugomba kuba rufite ibyuma byifashishwa mu gusaka abantu ku bijyanye no kumenya umutekano w'abaje gusenga bose. Kirumvikana nacyo n'ibyuma murabizi cyane. 38, urusengero rugomba kuba rufite ahahurizwa abantu, cyo bita assembly point cyangwa se assembly point habugenewe, hakifashishwa mu gihe habaye nk'inkongi mu rusengero, ukahashyira n'icyapa kihagaragaza. Icyo ni icya 38. 39, imikono 1000 mu karere iryo shami ngira ngo twabivuzeho idini rizakoreramo, kandi bigakorwa mu buryo bwujuje ubuziranenge. Ibi ni ku ishami rishya rigiye gutangira ku rusengero cyangwa se rwari rufunze.
imikono, iyo mikono rwose yabaye imikono 40, kwishyura miliyoni 2 adasubizwa ku bagiye gutangiza urusengero rushya, ishami rishya. Ni urusengero rushya cyangwa ishami rishya. Hagomba rero kwishyurwa miliyoni 2 zidasubizwa. Izi miliyoni 2 nazo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Twibutsa abantu yuko ayo mafaranga abantu basenga bateranye no kuyashaka byashoboka, ariko kuyashaka simbizi niba zashakwa n'umuyobozi w'idini, ariko biragaragara ko ari ukuyashaka wowe ubwawe nk'umuntu ufite iyo vision. 41 ari nayo ya nyuma kugira ngo, ariko hari n'ibindi tuza kubereka hano hepfo. Diplome ya A0 muri teologiya. Uyu muyobozi ngo ni diplome ya A0 muri teologiya, cyangwa se kuba afite equivalence igaragaza amasaha 1200 ku muyobozi n'uwungirije b'idini cyangwa se itorero bagiye kuyobora cyangwa se bayobora, bagomba kugaragaza iyo diplome cyangwa se bakagaragaza equivalence. Babandi bize icyo bita post graduate bagomba kugaragaza ko bize amasaha 1200. Ibi ni ibintu rero bigeze kuri 41, ariko hari n'ibindi birebwaho ndetse na cyane ari by'ibi bikurikira. Ese itorero rifite irerero cyangwa se urugo mbonezamirire, cyo bita ECD, cyo ni icyambere barebaho. 2, ese itorero rifite ishuri ry'incuke, cyo bita gardienne cyangwa se nursery. 3, ese itorero rifite amashuri abanza primary cyangwa se primaire. 4, ese itorero rifite ishuri ryigisha imyuga runaka. 5, icyo ni 5, ese itorero rigira ikigo cya segonderi rifite, hari ikigo cya segonderi rigira. 6, ese itorero rigira ishuri rya kaminuza, hari ishuri rya kaminuza iri torero rifite. 7, ese itorero hari ikigo cy'ubuvuzi rigira. Aha ni muri rwa rwego rwo kugaragaza icyo itorero rimariye abaturage barituriye n'abarisengeramo muri rusange. Hari n'ibindi byinshi, ariko ibi nibyo byibanzweho cyangwa se byibanzweho cyane cyane. Mbibutse ko ibi byose tuvuze imbaraga n'uburemere bwabyo, cyangwa se ibi byose turi ko tuvuga imbaraga n'uburemere bwabyo bifite nyirizina, muzabibona neza igihe cyagenwe, aricyo kubishyira mu bikorwa. Ni ku itariki 29 z'ukwezi kwa 2 2026 nibwo amabwiriza yose RGB yatanze ku madini n'amatorero ndetse n'indi miryango y'iyobokamana azashyirwa mu bikorwa. Dusoza, reka tuvuge iki: ni ukuri ibikorwa bikorwe, cyangwa se ibikorwa bikorwe, ibikosorwa bikosorwe, kandi ibisabwa nabyo bisabwe rwose. Ariko kandi RGB ihe agaciro ibitekerezo bitandukanye byatanzwe n'abantu batandukanye ku korohereza insengero, birimo imikono, amafaranga miliyoni 2 n'ibindi. Ibyo byo kugira ubutaka bungana gutya ahagenewe kubaka insengero, kuko insengero burya ni icyo ni ikintu abagiye batakambira, birumvikana ikigo cyangwa se leta ku nsengero. Ikindi bibuke ko kimwe mu bigize igice kinini cy'ibyishimo by'abanyarwanda harimo gusenga. RGB ndetse n'inzego bireba muntu kuri kimwe mu bigize igice kinini cy'ibyishimo by'abanyarwanda harimo gusenga, ndetse no kuba bafite aho basengera mu buryo buboroheye. Kandi urebye uyu munsi wa none, aho gusengera byoroheye buri wese ni hafi ya ntaho. Kwegereza abaturage ubuyobozi na serivisi zinoze harimo no kubegereza insengero, burya kuko nayo ni serivisi bakenera umunsi ku munsi. Rero kubera umubare w'insengero zifunze zigera kuri 70.1% mu bigaragara, uyu mubare
uri hejuru cyane. Hanyuma rero icyo dusaba abantu bose basenga, ibyo byose uko tubivuze ni ukuri bisengerwe, kuko ntibyoroshye na gato. Kubitunganya ni ikintu gisaba imbaraga nyinshi, ariko kandi hamwe nuko n'ubuyobozi nabwo buzi neza ko iyi checklist itoroshye, badufashe kugira bimwe na bimwe bagenda boroshyemo kugira ngo gusenga no kongera kwegerana n'Imana bikorwe, kandi abantu bongere bagane inzu y'Imana, babohoke, haboneke kubohoka no gukira imitima. Imana ibaho umugisha. Nasoza rero mbabwira ngo reka dusenge. Abantu mwese twari kumwe tubashimire, tugusabe gukora subscribe, like, share na comment. Iki kiganiro ukigeze kuri benshi, kandi nukuri nukora subscribe uraba tukoreye neza, kuko hari icyo ubukoze. Ikiganiro gisangije abandi, hari icyo ubukoze gutanga aya mabwiriza ukayaha abandi. Ikindi niyo ukoze like ugashyiraho comment biradufasha. Ntekereza ko abantu bakunda kuvuga ibitekerezo byabo batukana, ntekereza ko hano batari buhaboneke, kuko nunabikora igihe cyo kizabikubwira ko ibyo wakoze wibeshye, kuko uri umunyedini cyangwa se uri umuyobozi w'idini ntago wowe wabishobora, kuko umushingano n'umumamagaro ufite ntiwatukana. Ariko nuba uri n'umukristo nawe nubikora, ejo n'ejo bundi uzabona ko ukeneye urusengero, uhita ubona yuko burya wari ukwiye gusenga. Wari ukwiye gusenga kuruta kuvuga nabi. Imana rero ibaho umugisha, turabakunda, reka dusenge. Ngewe njya ngunda kubabwira ngo mbizana gutya kugira ngo mbabwire ibigezweho bikwiye gusengerwa. Ntabwo mbizana gutyo gusa, mba mbizana kuko nzi neza ko amasengesho y'abera ajya ahindura ibintu bigahinduka. Ndabizi neza ko iyo dusenze Imana iratwumva. Reka mbashimire mwese mwadukurikiranye, babwire ngo kuri Mosi TV ni ibiganiro byacu nakagaruka, kandi turabakunda cyane cyane rwose. Imana ibaho umugisha. Mwami Yesu Kristo, turasenze kubwice Kristo. Ni ibintu 41. Ibintu ni byinshi cyane, mu mbaraga z'abantu no mu bushobozi bwabo ntibyabishoboka, ariko uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana itunganya ibintu bigatungana, kuko ngo iyo utegetse byose biratungana. Ndasenze ndinginze ndahenda Imana iyumva igakora imirimo n'ibitangaza, nugaragare kandi weshe icyubahiro Uwiteka. Iyi checklist ni we tuyihaye kugira ngo abe ari wowe ubasha gushoboza buri wese bireba kubitunganya no kubikoraho. Kandi turasenze ngo abakristo, abantu bawe, wongere utunganye uburyo butuma basubira mu nsengero basenge. Nibyo koko habaye intege nkeya z'abanyamadini n'amatorero, ariko turasenze ngo Mwami wongere wegure itorero ryawe mu buryo bwo gusenga, abantu basubire mu nzu y'Imana, abantu bongere gusenga, abantu bongere kuyoboke, bakwegere, abantu bongere gukizwa no kwegerana nawe. Urakoze kumva gusenga, urakoze kuko byukije benshi, urakoze kuko wakorikije benshi, kugiye gukoresha benshi, kandi kugiye kwitamurura kugira ngo umurimo wawe ukorwe mu buryo kandi bwuzuye. Dusengeye cyane aba bantu bagiye basiga icyasha itorero, aba bantu bagiye bimika inyungu zabo bwite bigatuma bisiga icyasha itorero n'umurimo wawe. Turabasengeye kugira ngo bahindure, kandi Kristo ubashe gutandukanya ibi bintu. Abera bawe bagubwe neza, ntibakomeze gutsikamirwa n'izi ngaruka mbi z'abagiye bijandika mu bidakwirende bidafite umumaro. Turasenze cyane kandi ngo Mwami wongere ugabanye umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa umurimo wawe, wongere usura abantu bari mu mago, wongere usura abantu bari mu mazu, usura abantu bari mu kazi, usura abantu buri wese umusure mu cyiciranimo, kugira ngo umurimo wawe ubashe gukorwa kandi neza. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane Kristo kumvishe gusenga mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha rero mwebwe mwese mwari muteze amatwi checklist ndetse n'amasengesho dusenze. Reka namwe mbabwire ngo mukomeze dusengane.